Tubahaye ikaze rero kuri mwe mwese mwamaze gukora subscribe kuri channel aho muri hose mu mpande enye z'isi. Reka rero twihute tuje kubagezaho umunyamidelikazi w'umunyarwanda bita Kate Bashabe, aho ari umukire cyane yujuje inzu nziza cyane ku musozi wa Rebero mu mujyi wa Kigali. Kora subscribe rero ukomeze kubana natwe, buke ukanda ku nzogera kugira ngo ibiganiro tubagezaho ntihakagire na kimwe kigucika kandi bijye kugereraho ku gihe. Reka rero dutangiye tubagezaho rero ese uyu Kate Bashabe, uyu munyamidelikazi ni umuntu umeze ute? Kate Bashabe ni umunyamideli umaze kubaka izina rikomeye mu bakoresha imbuga nkoranyambaga, akaba umwe mu nkumi zigaruriye imitima ya benshi kubera ikimero, ndetse akaba n'umunyamideli ukomeye. Yamurikiye rero abamukurikirana inzu ye yujuje ku musozi wa Rebero mu mujyi wa Kigali. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, Kate Bashabe yagize ati "Mama, nabikoze, nujuje inzu yanjye bwite." Nyuma yo kwishimira iyi nzu ye, Kate Bashabe yashimiye sosiyete y'ubwubatsi yamufashije kuyubaka. Iyi nzu nshya ya Kate Bashabe yubatse ku musozi wa Rebero mu mujyi wa Kigali, aho ndetse uyu munyamideli asigaye atuye muri iyi minsi ndetse na n'iyi saha. Kate Bashabe muri iyi minsi azwi cyane kubera inzu icuruza imyenda yise Kabash Fashion. Muri 2010 nibwo izina Kate Bashabe ryatangiye kumenyekana ubwo yegukanaga ikamba ry'ubwiza ryateguwe na MTN Rwanda. Kuva icyo gihe yatangiye ibikorwa by'ubucuruzi butandukanye kugeza muri 2013 ubwo yatangizaga inzu ye y'imideli yise Kabash Fashion House. Uyu rero muri rusange hari byinshi rero ushobora kumumenyaho tutakubwiye haruguru, aribyo ngiye kukugezaho kugira ngo ube wamenye se Kate Bashabe ni muntu ki. Kate Bashabe ni umukirekazi wo mu Rwanda. Hari mu bihe rero bimwe byagiye biranga ubuzima bwe tutareka kubabwira mbere yuko tubereka amafoto amwe yagiye aranga ubukire bw'uyu mukobwa w'umunyamidelikazi wamenyekanye nka Kate Bashabe. Duhereye muri 2016 ku itariki 7 z'ukwa karindwi, uyu munyamideli yarafunzwe ariko nibwo yavuye mu gihome cyangwa se nibwo yafunguwe. Ikindi kandi igihe cyaranze ubuzima bwe byari mu kwa 9 2017 ku itariki 7 nibwo Kate Bashabe na Shadibu na Sandra Teta mu gitaramo cya Ikaze Runtown i Kigali nibwo yagaragaye nabwo mu bihe bitibagiranye. Vuba aha ngaha rero cyane uyu Kate Bashabe mu gikorwa cy'urukundo mu mafaranga afite yavuze ati reka nsangire n'abantu batandukanye batishoboye. Ni ku itariki 20 rero z'ukwa 11 2021 nibwo Kate Bashabe yasangiye Noheli n'abana barenga 100 batishoboye biga mu kigo cy'amashuri abanza cya EPR Nyamata mu Bugesera. Bagiranye ibihe byiza rero birimo kwishima, gukina imikino itandukanye no gusangira n'aba bana kandi anabaha n'impano ziganjemo ibikoresho byinshi bitandukanye harimo n'iby'ishuri bizifashishwa mu masomo yabo. Ikindi gihe rero gitandukanye yaje kugaragaramo nuko ubu ngubu asigaye yikorera, akaba rero amaze kugera ku bikorwa by'agaciro harimo n'iyi nzu y'akataraboneka. Iyi nzu rero Kate Bashabe yujuje ku musozi wa Rebero. Inzu kandi Kate Bashabe yubatse mu gashyamba gatuma abona umuyaga uturuka mu biti by'inturusu. Kandi ikindi wamenya kuri iyi nzu amaze kuzuza uyu munyamideli, akunda kwifata amafoto cyane abereka ko inzu ye yayubatse kandi ko byamuvunnye cyane kuba bigezeho ko ari intera ishimishije cyane.
Ikindi kandi wamenya kuri ubu butunzi cyangwa se kuri iyi nzu nshya yamurikiye abamukurikirana ku rubuga rwa Instagram ndetse no ku zindi mbuga zitandukanye, Kate Bashabe yanyuzagamo agafatanya n'abafundi mu mirimo yo kubaka, kandi mwumvishe ko yanashimiye bamwe muri kampani yamwubakiye iyi nzu. Ikindi kandi ni uko iyi nzu iri ku musozi wa Rebero, aho uyirimo uba yitegeye umujyi wa Kigali. Uyirebeye ku rundi ruhande kandi ni inzu ya Kate Bashabe yubatse mu buryo bugezweho kandi yubakishijwe ibikoresho by'ubwubatsi, ibikoresho bigezweho. Nguko rero byinshi ku bukire bw'uyu munyamidelikazi bita Kate Bashabe. Reka rero ducumikire aha ngaha, tubararike gukurikirana ibindi biganiro bitambuka kuri channel ya Umwete TV. Tunagusanga ngo nimba uje bwa mbere ntugende udakoze subscribe kugira ngo ube mu ba mbere babona ibiganiro tudahema kubagezaho. Njye rero ni Muhoza Jean Paul, ciao ciao.